hano banyamuryango bagabo ndetse n'abamama mwese bageze muri uyu mwanya, ndagira ngo mwese mwakoze kuza ku bwitabire bwanyu, mwiha amashi, mwakoze kuza. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'inama nk'uko mwagiye mubimenyeshwa. Kamari yacu kese uyu munsi niho ifite inama. Mbere yuko rero dutangira, ndagira ngo manze mbereke ubuyobozi bwa kamari yacu, ndagira ngo mbereke perezida wa kamari yacu, reka ahaguruke tumwakire n'amashi menshi cyane. Ndagira ngo visi umwungirije nawe ahaguruke, mama Agnes. Ndagira ngo umunyamabanga mukuru nawe ahaguruke, nawe abasuhuzeho. Muri make rero abayobozi bacu ni aba ngaba. Izindi gahunda rero ziraza kubagezwaho n'umuyobozi wa kamari yacu. Reka twakire umuyobozi wa kamari yacu, nyakubahwa umuyobozi, wahaguruka ukageza kuri abanyamuryango ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Karibu isambu rijyanye muranarisanga, mwereka tumwakire n'amashi menshi cyane. Murakoze banyakubahwa abayobozi bagenzi banjye, umuyobozi wungirije wa kampani wa Kesi Company Limited, umunyamabanga mukuru wacu wa kampani, n'abanyamuryango mwese nongeye kubasuhuza. Kandi nkabamashimira ko mwitabiriye iyi nama mukazira mu gihe mwihamashi mu byubahiro byanyu. Uyu munsi dufite inama idasanzwe. Kubw'impamvu iyi nama idasanzwe uyu munsi, dufite ikibazo twahuye nacyo ku isi yose cya corona. Impamvu iyi nama idasanzwe, twicaraga mu nama tudapfutse iminwa yacu, twasize ubupfukamunwa. Nuko bamwe muri mwe ni kubona batabyubahirije neza, ariko isi yo imeze nabi. Isi yose abantu bikingiranye mu mazu, ibihumbi by'abantu byinshi byarapfuye, igenamigambi y'ibihugu byose byarahagaze. Isi yagwishije ishano bene data. Uko ibyo byose bimeze, kampani zose zaraguye, kampani ibihombo byabaye byinshi. Ubwo ibyo byose rero, Kese Company twari dufite igenamigambi yacu, twari tuzi neza yuko buri munyamuryango agiye kujya arabona amafaranga ya buri kwezi. Igikurikiyeho, abanyamuryango bacu twabonye umuterankunga wo kubatwara mu bihugu byo hanze kujya kwiga, ariko ibyo byose byaranze kubw'impamvu ya COVID-19. Ubwo noneho rero ibyo byose bimaze kutugeraho, kampani ziragwa, bamwe ntabwo bariho. Urareba abayobozi ntabwo aricyo twenyine, hari abananiwe kugera ahangaha, ariko kuva mu mwabishoboye mukagera. Niyo mpamvu mashimiye mu bintu bitandukanye. Ubwo noneho rero kubw'izo mpamvu ibyo byose byageze kuri kampani. Uko ibyago byagwiriye isi, niko byagwiriye na kampani yacu. Twahuye n'ibihombo. Ibihombo byarabonetse muri kampani. Niyo mpamvu nabatumije kugira ngo tujyane inama idasanzwe, tumenye uko kampani yacu ihagaze. Murakoze. Waba afite ikibazo muri mwe yabaza, ariko icyo kampani yacu yagize igihombo giteye ubwoba. Murakoze. Murakoze cyane umuyobozi wacu, yitwa Byatuyobeye Frodo. Dufite ikibazo cyo kubaza kitarimo ibyishimo, kubera yuko
imbere hose uyu muryango wacu tuba dufite amafaranga abantu bamwe babonaga inguzanyo abandi mukabafasha ariko kugeza isaha utubwiye ko nta kintu kiri mu bubiko bwacu. Isahani turabaza nahoze nareba kuri iki cyuma hari imiryango zimwe nabonye bari gufata ibigori abandi nyine kubw'ibyo bibazo hatwe ubwacu nta kintu cyasigaye ngo muduhereze dutwarire imiryango yacu ko n'abana inzara iba ari nabi turavira amazi. Murakoze cyane. Arakoze cyane ngo tutari twasubiza ikibazo cye ngiye kucyandika n'undi waba ufite ikibazo kugira tubisubirize rimwe yabaza kugira ngo kampani inama yacu igende neza. Murakoze. Turakwakiriye umuyobozi. Murakoze. Azina nzaba bireba ntabwo ari ikibazo tugiye ahubwo ni imiganzi. Ibibazo byose byabashijwe umuti wagutse. Turibuka neza ko hari umukozi w'Imana yigeze kugira ngo aze mu nama nk'uko nyine kandi turategura ko hari abantu bagiye kwigira hanze abandi bagiye guhabwa inguzanyo baja mu modokari ariko umukozi w'Imana araza aravuga ati ibyo byose muriko murapanga mushyire Imana imbere kuko imbere ntabwo ari heza. Ibihe tugiye kugeramo birakomeye cyane. Abanyamuryango muri kubyibuka ariko ntabwo twabihaye agaciro twakomeje kwigira mu byacu none ndeba ibihe yakuze nibaza ko ari ibingibi turimo mungu tuba twumva igicyorezo niba ari mu coronavirus kirabisibije ibintu byatubanye ukuru. Icyo ndeba rero ni uko twagendera ku ijambo ry'Imana umukozi yatubwiye umukozi w'Imana. Hari ijambo ry'Imana arimo arasoma riri muri Yakobo igice cya 4 n'umurongo waho wa 13. Sinzi ko mwanyemerera ari basomera mukumva icyo ariko yatubwiye. Muri Yakobo igice cya 4 turatandikira ku murongo waho 13 haravuze hati nimwumve yemwe avuga muti uyu munsi cyangwa ejo tuzajya mu mudugudu w'inaka tumareyo umwaka dutunde tubone indamu nyamara mutazi ibizaba ejo. Mbese ubugingo bwanyu ni iki? Muri igihe ukiboneka umwanya muto kigaherako kigatamuka. Ahubwo ije mwari mukwiriye kuvuga nibi ngo umwami Imana nabishaka tuzarama kandi tuzakora tutya na tutya. Yesu abahumugisha. Banyamuryango ku gitekerezo mwene data tubwiye cyo kwegera Imana hari icyo twahakanyamo tutarebye ku byo twitayeho. Murabona aricyo twahakanya kuri icyo gitekerezo. icyo ni iki? Reka twegere Imana rero ahubwo dusenge Imana tuyisabe yuko ari yadukura mu bihombo bya kampani. Mumwongera amashyi. Reka masabe muhaguruke banyamuryango. Reka masabe muhaguruke. Niba harimo hashobora gusengera iyi kampani natwe dusengere Imana tutabare tuve muri iki gihombo. Reka dusenge Imana. Turakubashe Mana yacu ifite imbaraga ifite ubutware. Dusanze ibyo twibwira atari byo wibwira. Twitegereje dusanga ibyo dutekereza atari byo dutekerezaho.
Kuri ibyo rero twebwe n'isi yose turagusabye ngo uduhereze ubwenge bwo gukunda umurimo wawe. Amin. twibwira si iby'Imana yo ibwira, ibyo twitekerezaho si iby'Imana idutekerezaho, ibyo dukora byose tujye twibuka ko Imana ariyo nyir'ubushake. Twibwira si iby'Imana yo ibwira, ibyo twitekerezaho si iby'Imana idutekerezaho, ibyo dukora byose tujye twibuka ko Imana ariyo nyir'ubushake. Yashize havugwaga ibyorezo byinshi, sida, ebola, malariya ndetse n'ibindi. Ibyo byose abahanga babiburiye ibisubizo. Koronavirusi iti nanjye nageze, nshaka gutanya imiryango, nshaka gutatanya abahanga, imirimo ibikorwa kuba nibyo nibihagarare, igenamigambi ry'ibihugu nirihagarare, isi yose gahunda ifite ziri mu gateganyo. Ese nshuti yanjye ni igiki cyiza kizakurikira ibi cyatuma wirara? Mu byo dukora byose
intambara ibyorezo bizaba byisukiranya icyo utabona ni iki muvandimwe garukiraho mwiruze kwa Yesu mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya inzara intambara ibyorezo bizaba byisukiranya icyo utabona ni iki muvandimwe garukiraho